Ikaze kuri Wazo Speed tubifuriza kugira umwaka mushya wa 2023. Jewe ni Mike Speed. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe uburyo wakora cashbook ya business yawe cyangwa se yawe bwite. Application nziza nabahitiyemo kubereka uyu munsi nitwa cashbook. Iyi application ni nziza kuko iroroshye kandi wayikoresha kuri smartphone yawe cyangwa se kuri computer. Ikiza cya application iroroshye kuyikoresha ndetse ibika amakuru yawe ku buryo yayabona igihe icyo ari cyo cyose aho waba uri ahariho hose. Igice cya mbere ngiye kubereka uburyo wayestara. Uburyo rero downloadingwa ni uburyo busanzwe nkuko downloading izindi application ya kuri Google Play, ukandikamo cashbook hanyuma ukayisearchinga. Iyo duhitamo ni iyi ngiyi ifite kariya ka icon. Njyewe iri downloaded, niyo mpamvu ubona hahise haza open. Ikikora rero uhitamo igihugu uherereyemo, twebwe turi mu Rwanda, hanyuma ugashyiramo nimero ya telefone yawe, ukandikamo nimero yawe uhereye kuri 7, ugahitamo send OTP kuri SMS cyangwa WhatsApp. Njye nahisemo kuri SMS. Baguha rero aho wuzuza iyo OTP. Urabona ko ije kuri message, hanyuma ndayikopiya ni pastingemo hano. Ubwo kiraba gisigaye ni ukuvuga your full names, amazina yawe nakoresheje Wazo Speed, hanyuma na cashbook yawe uko ushaka kuyita. Yego, hano rero uhitamo ubwoko bwa business. Ye nahisemo agriculture, bakakubaza ni retailer cyangwa ni urasettinga bite na business yawe. Hano rero urabona ibimaze kuba registered, aho tugiye gushyiramo cashbook. Bivuze ko dushobora gushyiramo cashbook zitandukanye ya business yawe, yawe personal, ya business zitandukanye. Hano rero name ya cashbook ndayita cashbook January 2023. Ubwo mu kwa kabiri nakora indi cashbook y'ukundi kwezi. Niba hari ba members ushaka yuko bazajya bavinga data zawe ubashyiraho, hano rero cashbook ibibaye created. Igice cya kabiri rero nzabereka uburyo uyikoresha, haba se kuri telefone cyangwa se kuri personal computer. Murakoze, mugire ibihe byiza.